Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV. Uyu ni wa muhungu w'abanyarwanda Jay Skizzo wa mipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Banyarwandakazi mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Nibyukiye nirira mucanganyiko w'imbuto mondirira akantu bita kananasi, nkarya aka watermelon ndetse n'utundi tuntu sinzi ukuntu bajya batwita, singiye kuvuga amazina y'imbuto ntazi, nkajya kumva abantu barimo baranseka muri za komanteri bampereza urw'amenyo, so nanze kukavuga kuko nakazi ariko numva turyoha. Niba ari udukeri twa kizungu simbi mw'abantu mwe singikunda gukora ibiganiro bya analyse, ndetse singikunda gukora ibiganiro bimeze nkaho nigize impuguke cyangwa se wenda nigize nyirandabizi. Niyo mpamvu akenshi na kenshi musigaye mumbona ntarimo nkora ibiganiro byinshi cyane ku munsi, ariko suko wenda mba ntashaka kubikora, ahubwo hari igihe mbona ngewe ibintu byarandenze nkavuga nti no, ibi ngibi niyo nabivugaho, niyo naza kuza kugira ibyo nanariza cyangwa se kugira icyo nkora, ntago biri buze kuza gutuma ibyo bintu bihinduka ibyo nita wenda ko bimeze nk'amakosa akorwa mu myidagaduro nyarwanda. Kubera ko icyambere cy'ishowbiz nyarwanda yabaye imfubyi, yaratereranywe, ntago bishe none, byabaye kera cyane. Impamvu mvuze ko showbiz nyarwanda yatereranywe ari imfubyi ni ukubera ko n'abantu bagerageje kuba bayikora, n'abantu bagerageje kuba bashoramo amafaranga muri showbiz nyarwanda, abenshi expectingagamo ibintu byinshi cyane, bakavuga ati ngiye kugenda mfatira niwe nk'abahanzi runaka dukubita amafaranga tugendereho. Noneho nk'abandi bantu nabo babayeho bakora nk'ibi byacu, urafatamo abagabo nk'aba Patkope, ugafatamo abagabo nk'aba K John, ugafatamo nk'aba DJ Bob. Ubu impamvu mubona bamwe batakivugwa ndetse n'abantu batabazi wenda ku masura, kandi ni abantu bakoze akazi katoroshye cyane muri showbiz nyarwanda, bari abatindi b'abamirabusa, noneho bagashaka gutungwa n'ibivuye mu bahanzi gusa. Ntabwo bari bazi gucreatinga uburyo bwo kugira ngo babonemo revenue zitavuye mu bahanzi gusa. Urugero, buriya DJ Khaled ntabwo ari umuhanzi, ni umupromota, ntabwo ari n'umu DJ gusa, ni umupromota, akaba uwo mu DJ ndetse akaba n'umwe mu bantu bashobora kuba bakreatinga ibihangano bikamwitirira kugira ngo nawe babashe kubona kuri revenue nk'iz'abahanzi, noneho abahanzi bakagenda banamupfuriraho gake gake. Abitwa rero ko bakora showbiz baba bashaka kudipendinga ku muhanzi runaka cyangwa se ku cyamamare runaka, akageza akamera nk'aho anaguteye ubwoba, akagutizinga kugira ngo umushyirireho. Rimwe na rimwe bakajya banagukorera inkuru zibeshya kugira ngo wowe uhite ugira ubwoba, ububwira uti mbabara kabisa iyo nkuru muyikureho, cyangwa se wenda abo bantu bankoze iyo nkuru, abantu X, akajya kubwira abantu bari X batazwi ngo bakuvuzeho kandi bashobora kuba bakurangiza uri umuhanzi. Nimba bakorewe 500 bagahita baguca 300. Abahanzi rero babaho bagenda bumva yuko no, ibyo bintu ni byinshi cyane rwose, ibyo bintu ntago nshaka rwose no gukomeza kubyumva, bihorere bakora ibyo bashaka. Noneho ugasanga urimo urakubitwa n'abantu X, abantu udashobora kurega ko ntibagaragara, ariko bagakomeza bakakwangiriza izina. So biba ngombwa ko abahanzi babaho nyine bandagaye, bakabaho noneho tukabaho dufite umuhanzi
uzi kuririmba unakunzwe n'abantu wakagombye kuba ari umustar, ariko bitewe n'ukuntu bagiye bamwangiriza izina ku ruhande, uwo muhanzi akaba atashobora kuba yabona revenue mu bihangano bye. Nagwa nk'urugero rufatika, reba nk'umuhanzi Gisa cy'Inganzo. Gisa cy'Inganzo ni umwe mu bahanzi beza cyane u Rwanda rwagize. Fata nk'umuhanzi nka Malone, fata ba Elion Victory, fata n'abandi bahanzi bangahe gutya. Abo ni abahanzi banini cyane mw'abantu. Ni abahanzi banini cyane, ariko seve zabo rimwe na rimwe zagiye zidindizwa n'abo bita abapromota. Kubera iki? Uwo muhanzi ntiyamupfunyuriyeho kuri revenue runaka yabonye, bagiye bamubanira ku buryo niyo bagiye nk'ahantu mu kiraka ukajya kumva wenda nk'umukire apropose ko bamuzanira kuririmbirwa na Gisa n'urugero, kubera ko Gisa adatanga giti ku muntu runaka, bigahita biba ngombwa ko ati no ati se buriya Gisa arusha runaka ati no. Noneho umukire wamara kumuhindurira mind, agiye kuzana umuntu atacuzinze, amuzanye mu gutekereza ko uwo muntu ashobora kuza gucuruza. Kumva umuntu amumubwiye kugira ngo aze kuza kwibonera komisiyo ye. Ibyo bigatuma nimba ari na show yari yateguwe cyangwa se indi business runaka umukire ashaka gushoramo amafaranga igahita ishya, kubera ko bamuhaye option ya kabiri. Noneho umukire nawe apfa kwemera ko akabato ko nta kibazo. Ibaze kugira ngo umuntu ugiye gushora amafaranga ye bagahita bamuhindurira option, maze noneho agahita avuga ngo nta kibazo nyine reka tugerageze uwo nguwo, ariko numvaga agiye rwose runaka yabikunda, ariko nyine ko wenda ubizanye banza wumve nyine aho ngaho. Nicyo gihe ujya kumva ati runaka byaranze. Umukire ntigeze amwishimira, ni option ya kabiri mwamuhaye, option ya kabiri. Icyo nicyo kintu rero abantu batajya bamera muri showbiz nyarwanda rero bakaza bagapfa gusa gukora analyse atazi ibyo ari. Niba ugiye kujya gukora analyse ndugu yangu, banza ukora analyse uvuye imuzi n'imuzingo, ikibazo nyirizina. Nibyo nagiye mbabwira inshuro nyinshi, nkababwira nti showbiz nyarwanda igihe cyose izaba itamfite, ntago muzigera mwumva ibintu mwagakwiye kumva. Wundi ukwe ntago nari mvuze ngo izaba itamfite izaba itarazamuka, no, ntago muzigera mwumva ukuri kw'ibintu uko mwagakwiye kubyumva, kubera ko hari abantu baza hano bakabeshya kugira ngo bigaragaze neza, kugira ngo biyumvikanishe ko nabo ngo bazi ibintu, bafite ibyo bafashe showbiz nyarwanda bagize. Nge naraje, reka mbabwize ukuri, naraje nzana style abandi bantu batumvaga yuko iyo style ishobora kuba yakurwamo, iyo style ishobora kuba yanabaho. Barayide abahanzi araza ntibabyumva, ntibagira gutekereza. Ariko reka mbereke, muzandebe yewe yenda nk'iyo muhanzi runaka yanyaporochinze akambwira ati Jessica zo mipango, ndagira ngo ubu tuvugana upromoting indirimbo yanjye, ibintu nyikorera ibintu nkorera nk'igihangano cy'umuhanzi. Muzagende mubaze umuhanzi bita Roskana ku ndirimbo bita ni indirimbo zemana ariko muzagende mubaze azababwira. Namukubitiye utuntu kuryo byadanje indirimbo iratubagira byose cyane. Muzagende mubaze witwa Kevin Kado, ntago ashobora gusohora igihangano ngewe nakojeje akaboko ngo kigende. Reka ntago bibaho. Abo ni abahanzi ngo haye, kandi abahanzi bakiri bato ariko ujya nkorera gahunda bakabona ukuntu ibintu bigenda byirukanga cyane. Impamvu rero nkuze cyo kiganiro ni ukubera akantu k'agasurubu ngo ni ka Tycoon nabonye karimo karikoreshwa analyse, ngo murabona ngo hari abantu ngo showbiz nyarwanda wowe uje ryari, wowe banza urwane n'urwego ryo kugira ngo ubone imirire, kugira ngo ubone icyo cyamura muri icyo gifu cyawe,
ureka kuza kuvuga ngo showbiz nyarwanda wowe uzi iki ibi wakinaga nk'umupede nibyo ushaka kuvuga wowe muri showbiz nyarwanda toka nk'abasitari ngo hari ngo Godfather ngo yaraje ngarabacirita nabo ubwabo baragiye barirangiza nabo ubwabo bantu wisanga abasitari baragiye barirangiza ubwabo birirwa kwa Coastin ngo amasupu mu majyaga umuntu wese ushaka kubakusesinga aragenda akabasanga hari abarimo aranywa amasosi mu majyaga y'ubunyobwa gusa uragira ngo uwo nguwo barakomeza kumwita umusitari ubundi umusitari ni umuntu utaboneka men ni umuntu utajya mu bintu by'ibiyobyabwenge ni umuntu utumvikana mu bintu na bimwe uwo ni ukomeza kwitwa umusitari niyo mpamvu uzabona Meddy kubera ko nta muntu umubona niyo mpamvu uzabona Meddy kubera ko nta bindi bintu ajya avugwamo n'ibiki byose akomeza kwitwa umusitari men ayo yaburi se ndaza duhurire ankozi tumwe isosi y'ubunyobwa twese tugakina n'ibisoro turi kwitebe imwe nijya nzagufatamo nk'umusitari oya ntangiye kujya mufata nk'umuntu umuhuta sosi nkanjye umva mujya kuvuga ibintu mutabanje kuvuga ikibazo gihari just ukavuga kugira ngo ushimishe umuntu mwagiye mwaje mugatekereza ndugu yangu mujye maze mutekereze mbere yuko mujya kuvuga ubwo bubwa bwanyu noneho ubone kuza kwanjwa no kuvuga ubusa umaze kwanza gutekereza gaze andi bona kwera ikiganiro izuba ryabaye ryinshi muranyihanganira nari gukomeza ariko izuba ryamaze kuba ryinshi rimuri rango bita mu maso